undeba kubera nyine ndimo ndibaza ubundi njyewe ntabwo nzi uburyo ndimo ndiyumva muri ino minsi. nta kindi nyine kitari urukundo. wari rumaze ahubwo se byararangiye nibwo bitangiye. sure yanga umbwira to Shadani nta bindi navuga ku birenze nyine kuva twamenyana ibyo nagiye nkubwira nari nkomeje kandi nibyo ahubwo wowe wambwira nyine ahubwo njye nta kintu na kimwe mfite none navuga kubera ko nyine urabizi yuko haracyariho kwishakisha. Dani kwishakisha miniswati igihe cyose nyine tumaranye umbwira nzakubwira nzagira gute burya relationship ni ikintu umuntu adahubukira. nyine ntabwo umuntu yahubukira ngo ahite yinjiramo. nyine ndabyumva ntabwo uhubuka ariko ntekereza ko igihe tumaranye atari ubwo bukunguka. nanjye niyo mpamvu uri kubibona nyine umpamagara ngo ndagushaka ukabona n'isenzi. gusa nyine biracyari babivuze ukuri koko wowe ukunda abakunda undi muntu kuko nta kuntu nyine wandushya gutya atari undi muntu ukunda cyangwa se nyine ntabwo numva impamvu wowe utabona urukundo mukunda gusa nyine biba bibabaje Dani. njye mba ngifite byinshi nibaza ntabwo ari uko kugukunda bigoranye kuko uri umukobwa nyine ufite igikundiro ufite byose cyatuma buri muntu wese agukunda. oya ntabyo kuko bihari waba warankunze. bihari nta naragukunze muri make iyo umbonye ubona bidakunda ubona cyangwa nta n'ibyiyumviro na bike ngufitiye. yego n'ibyo bakabisubije wowe nyine wowe basi ubibona nimba mbona nta kintu uba ushaka kuvuga nta kintu uba ushaka kunyereka none se nabibwirwa n'iki? ikintu cya mbere ushaka kumva ndakizi sibyo ariko ntabwo ari ngombwa nkivuga ahubwo ibikorwa byanjye bishobora kubikwereka kurusha kubivuga. nanone ese nibagiwe no kukwakira. aya ntabwo ari ngombwa cyane gusa nyine wakoze kuza sha mva nkubwire buriya waje mfite stress. byagenze bite? bro uriya wasanze hano cyagiye uzanye inkoko cyagiye kera. Sheri, wizite? Sura kutashikana kandi bigendekere. Sawa. Waretse byakora akazi karakunaniye? Ntabwo kananiye. Ariko nyine kubera ko boss adahari mva akazi ni kenshi. ndamwibuka aha ndamureba bro wawe to uriya yambyukije ku ma stress ndumva umutwe washyushye. byagenze bite se ko abavandimwe batajya mu rutondo nyine bapfa? Shamva ubundi bro wanjye ni umwana mwiza turahuza ariko duhora dufite ikintu kimwe ngo kunda uyu ngo ufite amafaranga ubwo hari agahungu ngo wahararanye ariko arenda kunyira ngo kundana n'uyu muhungu Shadani njye ndumva nabuze nk'ikintu nakora. what? okay ariko ibintu bro wanga kubwira byaba byiza ugiye ubyumva nyine ujye ubyumva ucanguremo icyanyacyo. Nese nawe urabishyigikiye ko nafata umuntu ntakunda wowe ngo nuko afite amafaranga ngo mukunde? oya ntabwo urukundo rugenda ku mafaranga. none nawe ndakubwira ngo uretse mubaze cyangwa nawe wumva yuko nindamuka relationship yanjye nawe uzabishingiye ku mafaranga?
njyewe nushaka uzambwire ibi byose ubona byose bisige dutangire njyewe mbisige ariko dukundane. Njye ntabwo nitaye ku cyo ari cyo cyose kuko ari ukuvuga ngo none se ngiye ko nakuruwe n'ayo mafaranga iyo mafite iyo myumvire mba nakundanye na Manase ko arankunda kandi nawe afite amafaranga ariko ntabwo mukunda. Nyine nakubwiye ko umuntu nkunda ari wowe kandi mba ashaka urukundo nyine nanjye rudafite ikintu rushingiye. Bishatse kuvuga ngo musaza wawe hari umusore ugukunda ashaka ko nawe mukundana kandi uwo mutipe afite amafaranga. Voilà, nyine uwo muhungu afite amafaranga ni nayo mpamvu bra yesesta cyane ashaka ko dukundana. None ushaka kunsheta? Ese usheta gute? Ubwo urumva niba bro wawe akeneye kubaho ubuzima bwiza nyine uri kubana n'umuntu yishimira kandi ufite amafaranga. Noneho uwo muntu nawe ufite amafaranga noneho si bari kubimuhatira aragukunda. Njye noneho ndinde wo kwitambika mw'abo bantu ndabakirane. Ese reka mubaze. Wizera mu rukundo? Urukundo ndwizerera muri wizera imbaraga z'urukundo? Imbaraga z'urukundo. Yego urukundo ni ikintu gikomeye. None urukundo rutsinda byose. Urukundo nyine Imana nayo ubwayo idusaba gukundana. None Imana ni ari Imana n'abantu ni iki wizera cyane? Imana ntabwo yadushyigikira. Shashiri nawe ndabona akazi kakomereye nabi. Ahubwo ajya gukura muze umfashe pe kuko imyenda ni myinshi kuko ndananiwe bityo ubwoba. None se ugiye kuza uryame? Ndashaka kuba nduhutseho gato kubera ko bose yagiye mu butumwa bw'akazi. Urumva ibintu byose ni byo tubyitaho. Okay, genda usinzire buriya none ndaza kuvugisha. Shiri nagize ikibazo usibye nanjye ni mu Rwanda teka subiza isi. Shaka ngenda ndananiwe biteye ubwoba. Izo nkweto se ahubwo ntabwo ziri kukuvuga. Ngiye kuzikuraho. Ibutenya. Sawa nyine. Kandi ikindi sangwa njyewe ntabwo nigeze wenda ukimbwira ko nkunda byarantunguye. Numva nyine ni ikintu kitumvikana ndibaza why then nyine sinahita mbishyira muri mind ngo mbyumve ariko uko iminsi yagiye ishira uburyo call yawe kunyitaho by the way nahise mbona yuko bishobora kuba ari ibintu biseriye kandi biri clear. Ese Dani ubu ngubu urumva njye nakora iki? Njye nkunda wowe ntabwo ibyo byose byabaye uwo muhungu yamuze kuva kera. Sinigeze nkundana nawe ariko yarankundaga. Nk'ubonye ndagukunda ndabikubwira. Agatanga urumva njye nkwanze nshaka kugusheta. Apana. Gusa nuko ngo kumfata. Njye ntabwo nshaka guhomba. Kandi nta nubwo nkunda nyine yuko nshobora guhura n'umuntu agakinisha ibyumviro byanjye. Mu gihe wowe wumva yuko uwo mutipe nta byiyumviro mufite, njye uyu munsi nafashe icyemezo forariti. Ego none se kutarya niba tugendekeye bitewe Shashiri ndeba ahubwo nari nibagiye kubwira kagira inkuru dore ko zigira cyane ibyo ku kazi n'ubundi wa mukobwa byagenze ute? Ahubwo se kutambwira inkuru yawe nawe mu bosi wawe ushaka kwegukana bimeze Shashiri Manase bigendaho nizere ko bigeze kure nyine. Shashiri ko ahise agenda no mu butumwa bw'akazi ntabwo ntimubona neza uko mbishaka ahubwo wagira ngo wari wabimenye ko agenda kukubwira cyatangira inama mbikomeze cyangwa mbireke ukanangara. None se si inzira watangiye ikomeze nyine none se wabigezeho? nzagerageza ariko nzabigeraho ndamukunda uzabigeraho umva hangana pe hanyanyaza pe rwose hanyanyaza urebe ko Manase wawe wamuguma reka veyo shiri uzi njya gukangiye gukora akazi neza mbyiteho mbigire nk'ibyanjye ku buryo nazi nzamubwira nyine tugasura. none se ko mbona watashye ukaba wagasize kandi nibyo byari kuzatuma muhuza ukamubwira urabona akasanga ibintu warabigize neza mu kazi ibintu bimeze neza ku buryo yakubaza ate se nguhembe ugahita umubwira ati shaka ko dusohoka
oya nyine akazi ku kazi biba bimeze neza ibyo nasigiye abandi bakozi nyine ni ibintu biri aho ngaho nyine byoroshye tu n'iby'ingenzi mba nabyo ese ubu naza gutyo gusa ubwo rero ufite kuba maso wasanga atari nawe wenyine umukunda oya ndamukunda uriya mutipe mani nzamutangaho byose nzemera nkora ibishoboka byose tangira uburere nako waratangiye komereza sha nyine n'utwo dukuru nari nkuzaniye numvaga nibagiye kukubwira mu kanya ndaje numva usinziriye ngo manase ayiwe dore ko urota uvuga ewe narumye sha nawe sha urabeshya ese ugize ngo ndakubeshye ikihe cyangwa mbitekereje igihe kinini kuva mbwira ko nkunda nyine narebye uburyo wagitingamo nanjye nisanze nakukunze what baby byumve ubwo ntiwibeshye I'm serious ndimo kurota oya baby wanyumvise se basi ubu tuvugana ndi mu rukundo nawe imyenda niba ndi buyivemo ryari ndabona nawe wasohoye byinshi urafata oya bari bimeze bite se ko ndi kutari gufata telefone byagenze umva fone yanjye nayishyize siranse nyine kugira ngo nsanze kuzana mbaga ngiye kuruhuka naguhamagaye I'm sorry ajya niheza mu kanya si yabaye iki umeze bite se kameze neza fresh. karibu uyu musista murabana turabana nabyo aruzi ntabyo wari uzi se nari kwibwirwa n'iki icara nari nzi ko ubizi pe nari nzi ko fani abo umwe naho burya abo umwe mu nzu ya wenyine se ufite undi muntu babana rero ngo uheruka uza kunywa akantu se kutakiza amahane ahubwo se byakugendekeye bite naraje ndagushaka koko uriya muntu mukorana ntabwo yabikubwiye wapi none se ubu yari kubimbwira ubundi wari wasize umubwiye wikande njye narakubuze ariko okay ariko Ari. bizeranye ko ari ibintu waragarutse se njye nawe mwana ko tuntu bo wigira gudu Narumiwe. turaziranye no mukiriya wanjye w'imena ugarata ni umukiriya w'imena buriya tumva ari njye usigaye wese ntabwo ujya uhagera buriya ntabwo ndajya ku sha kazi kuva pe kuva natangira kariya kazi arahagera ntabwo ndahari nta n'ikintu ujya urashoboye sha ni ahandi hantu nkunda kunywera ariko nawe nzaza ya none danje gusa nyine mwana nyine nari nzi kuba wenyine ntabwo nyine nari nzi ko kubera ko twahoraga tuvugana nari ntarumva uri kuvugana ngo n'umuntu mubana cyangwa se nyine kubera akazi nawe aba yagiye iyo naruhutse aba yakoze nyine niyo mpamvu basi nta mahirwe mpise mbimenya ko n'ubu ni uko natashye kare hakurya nyuma yanjye oya nta bidasanzwe ariko cyangwa murakundana yego bacu ntabwo wibuka diru mani ahubwo se shama cyazi nayo nanagukomboye byagenze gute bimeze gute tubyihorere wenda uzanshake nzakubwira sibyo ahubwo hari ikintu nari ndi kwifuza nta buryo wankorera diru na bariya bakozi bo mwiriya kampani iwanyu bose sibyo bakajya basi mu gihe mwasohotse mwakoze show mu kazi wacu ubundi nicyo cyari kinzanye ariko ndumva ari byiza pe gusa njye ntabwo nahita nkusubiza kubera ko bosi ntabwo ari ahari yagiye hanze naza tuzabivugaho nzagusubiza ya wowe buriya kubera ko uri sekereteri wa bosi deni ushobora kumwumvisha bigashoboka nyine tukagirana imikoranire ukajya muza udukomande twose mukadukoresha hariya nyine byashoboka pe kuko nkunda kubona nkumva ngo none ngo iki kampani dufite ikirori ngo dufite umusangiro wa kampani sinzi nyine ngo munywera hema oya twajya dukorera kuri indi kampani niba ari Calvin kuri Calvin Calvin bar naho dukunda gukora hari ahantu si sawa mwana kugira ngo numvaga nibyo muri kuvuga se uyu niwo musinzi wundi dufite gusa ariko nanjye mbere y'uko ibyo byose biba nzaza pe Yes. bibaza ariko kuba uri inshuti yanjye nkaba ntaragera ahantu ukorera
okay ngaho panga tugiyeyo ryari ese buriya twazajya muri weekend weekend yo hose none se ni kera pe ntabwo uzi ko mba afite akazi wowe kubera uko wabonye ko nizere ko utazazana bya bintu byawe ngo indi weekend biki n'ibiki oya sure iyi weekend ije niyo ndimo ya mwebwe mubiganireho sibyo mubiganireho mubitegure uzambwire njye nzaba ndi ready to kugira ngo mbakire nta kibazo mbaye serivisi kubera ko nicyo mba nakintu cyashara umuti wanjye ako kantu ubundi niwe wanjye masherin you are welcome kabisa wowe na nimugoroba uhagere ariko ushatse mwana hagera goroba tu oya sha ndananiwe kandi hari gahunda nari nahawe mushiti wanjye nimara kuruhuka ndahita njyayo okay shanje rero nari nyuze hano nyine kugira ngo ngure ako kantu wenda ngize n'amahirwe ntisemenyeyamo harya witwa kaburarahuye harya witwa uzajye kubisacinga uzi inshuro maze kukubwira izina ryanjye sewe agira ikibazo uzabisacinge pe ku buryo utambwira nitwa Dani buriya ntabwo uzi izina ryanjye koko wasanga nta kintu nizere ko wakiragiye ugenda njye nari nyuze hano nyine kugira ngo ngire iyo diru nanareba ukuntu meze kuko sinaguherukaga ariko ubundi gahunda ni gahunda sawa sha sindi buguherekeze ndinaniriwe reka njye kuruhuka ko shaka gushisha ziba aho ngaho sawa sheri rero reka ngende sibyo njye kuruhuka sawa hari icyo mfite kuzakubwira nanjye sawa sawa